kwiyubabaye nanjye bingeraho. Hari akantu gato nashaka ko tuganiraho gato, nashaka ko tuganira kuri Chris Eazy. Hari abantu benshi bahora bavuga ngo Chris Eazy are overrated, abandi bakavuga ngo Chris Eazy ngo ni umu artiste usanzwe, ariko najya nkumvishe uburyo nyine Chris Eazy atari nkuko nyine abantu benshi bakunda kubivuga, atari ko bimeze. Chris Eazy buriya niwe mu artiste wenyine washoboye guswitching injyana muri kino gihugu akabikora kandi bikagenda neza. Buriya iyo switching injyana ukabikora bikagenda neza, byo biba ari ibindi, kubera ko binanira n'abandi bantu benshi. Ikindi kintu buriya nekereza kuri Chris Eazy cyatumye n'imihanda kwifata bimworohera, Chris Eazy hari uburyo yoroshya imyandikire, ni lyrics n'umwana muto yakumva, uburyo bijyanisha. Kandi ikindi kintu cya Chris Eazy, yahimbiye injyana ahita akura n'umuproducer wa mbere mu gihugu muri icyo gihe yari Element L, rero byahise bigenda nyine birihuta. Ikindi kintu Chris Eazy yarushije aba artiste bose ba hano mu Rwanda, afite management nziza. Impamvu uvuze ngo ni nziza, ni management nyine yumva kino kibuga. Junior Giti nta muryango n'umwe ashobora gukomanga muri kino gihugu ngo bamwangiye muri media house, rero ibyo bintu biroroha. Ikindi kintu Chris Eazy yarushije aba artiste bose, Chris Eazy niyo yakoze challenge hano hanze, ni challenge biya yoroshye umuntu wese kuyibyina, nyine guflowinga muri iyo challenge biroroha. Ikindi kintu cya nyuma, Chris Eazy ushobora kumva abantu bavuga ngo yimye abantu biganiro iki, hari case zagiye zimuvugaho barirata, ariko Chris Eazy we ku giti cye ni wa mujama mushobora kuganira nyine ukumva ko yicishije bugufi. Rero yamaje kumenya society hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Society hano mu Rwanda yubatse ko uhora ubereka ko bakeneye, even doni waba warageze ku bintu bya danje, uhora ubereka ko bakeneye. Rero ibyo bintu byose Chris Eazy yamaje kubimaximiza, ndetse anahindura injyana, anabikora neza, ahora n'umuproducer wa mbere mu gihugu. Kwiyubabaye nanjye bingeraho, there's no way.